Nyakubahwa Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu, Nyakubahwa Umuyobozi Mukuru wa RBA, banyakubahwa muteraniye aha, inshuti bavandimwe, ndagira ngo mbanze mbashimire kuba mwarifuje ko mbagezaho iki kiganiro, kandi mboneho n'umwanya wo gushimira Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu uburyo idufasha mu kwitegura muri iki gihe cyo kwibuka, ikaduha amabwiriza kandi ikadutegurira n'ibiganiro, akaba ari nacyo ngiye kwifashisha cyane muri uyu mwanya, nubwo hari n'izindi ngero ndi bugende ntanga dukurikije uko muri iyi minsi twagiye tuganira kuri kwibuka twiyubaka ku nshuro 30. Kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi ni igikorwa ngarukamwaka tumaze kubimenyera, giteganywa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda, aho irangashingiro ryayo rigira riti twibuka Jenoside yakorewe Abatutsi igahitana abana b'u Rwanda barenga miliyoni, twibuka amateka mabi yaranze igihugu cyacu. Iyo turimo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi ni ngombwa ko tunaterera n'amaso inyuma tukareba amateka yacu. Dukunze kumva muri twebwe umwaka w'1959. Uyu mwaka kugira ngo tuwumve neza ni na ngombwa ko twumva na politike mpuzamahanga yo muri ya myaka y'1940, cyane cyane igihe intambara ya kabiri y'isi yari irangiye, hagiyeho umuryango w'abibumbye. Guhera mu 1945 umuryango w'abibumbye ugiyeho, washyizeho ishami ryagombaga gukurikirana ibihugu byari birimo gukolonizwa kugira ngo bibone ubwigenge. Muri iyo politike mpuzamahanga muzi ko icyo gihe u Rwanda rwabanje kuyoborwa ni umuryango witwaga SDN, witwa ko ruri manda. Nyuma yaho ruza kujya ku kindi cyiciro. Muri izo politike mpuzamahanga icyagaragaraga nuko abari bafite ibihugu byacu mu maboko yabo, Ububiligi, Ubufaransa, Ubwongereza n'ibindi, ntabwo bateganyaga kuzava muri iki gihugu cyacu cyangwa se muri bihugu bindi duturanye. Nibwo mujya mwumva ko mu buryo bwo kugira ngo bagerageze kwerekana ko hari kirimo gukorwa, mujya mwumva ko hari za njyanama, niko nazita, zagiye zibaho, njyanama ku rwego rwa susheferi, ku rwego rwa sheferi. Ndabizi ko abenshi turi kumwe ahangaha bazi n'urwego rwitwaga Conseil supérieur du pays, aho noneho umwami Rudahigwa yabonyeho yafatira ijambo agatanga n'ibyifuzo bw'uko igihugu cyacu mu gihe kibonye ubwigenge cyayoborwa. Niho havutse ibibazo, umwami Rudahigwa aricwa kuko yagaragaza ko mu gihe cyose u Rwanda ruzabonye ubwigenge nta gihugu cy'amahanga kigomba kuruvugiramo. Wenda mu bindi bihugu duturanye bo nta nubwo byanagaragaraga cyane, impungenge Ababiligi bari bafite nuko babonaga ko igitekerezo cyava mu Rwanda kikagera muri Kongo, kikagera i Burundi ndetse wenda n'ahandi. Ni muri icyo gihe hagiyeho amashyaka menshi kugira ngo mu gihe u Rwanda rubonye ubwigenge hazagira ishyaka runaka rizahabwa igihugu. Hajyaho ishyaka UNAR, hajyaho ishyaka APROSOMA, hajyaho n'ishyaka rya Parimehutu, ariko bigaragara ko ubuyobozi bw'Ababiligi bwari bushyigikiye amashyaka, ahubwo akomeza kubiba amacakubiri mu Banyarwanda, nk'amashyaka nyine byumvikanaga ko n'umunyito yayo ashingiye ku moko. Ishyaka rya Porosoma ryari riyobowe na Gitera, Abanyarwanda twebweho twagize n'ibyago ko yarafite amagambo mabi
no kugaragaza kwanga abatutsi, ariho yatangiye kugaragaza imvugo y'inzoka, amategeko 10 y'abahutu. Ayo mategeko ari nayo yaje no kwifashishwa na nyuma y'aho ngaho. Mu gihe rero imvururu zibasiye abatutsi mu 1959, dukunze kumva ko byatangiye ku itariki ya mbere z'ukwa 11, ariko ubundi ubusanzwe nta nubwo ari nabyo, nubwo tuzi ko hari ibitabo byinshi byiswe La Toussaint Rwandaise. Ahubwo muri icyo gihe abayoboke ba UNAR babangamiye umwe mu bayoboke ba Parmehutu, Mbonyumutwa. Ibyo byarabaye nk'imvururu zari zigiye zihari mu gihugu, ariko noneho ubwicanyi bwatangiye ku itariki ya 3. Bivuga ko guhera ku itariki ya mbere n'iya 2 habonetse umwanya wo kugira ngo hatekerezwe icyakorwa. Nibwo amazu ya mbere yatwitswe ku Ndiza n'abatutsi ba mbere baricwa. Bigera ku itariki ya 6 ariko bimeze, ariko umwami Kigeli Ndahindurwa avuga ko ibyo nibidahagarara we azabyihagarikira. Kandi ko niko byagenze, kuko kwintera ku itariki ya 7 ingabo zari ziri Nyanza zatangiye gukurikirana abarimo gutwikira abatutsi hirya no hino mu gihugu. Nibwo rero uwo tujya twumva nanone mu mateka y'u Rwanda witwa Colonel Guy Logiste yaje agera mu Rwanda guhera ku itariki ya 9. Noneho nibwo yakurikiranye ba bandi bari baturutse i Nyanza, abenshi barahunga, uwo tujya twumva mu Ngarure, Kayihura, Rwangombwa n'abandi bahongera mu bihugu duturanye, ndetse bakorerwa na za mandadari ko batagomba kugaruka mu gihugu. Ubwo nibwo bigeze mu 1960, ariko nanone muri ya gahunda yo gushyiraho inzego zizahabwa ubuyobozi bushyashya, nibwo hagiyeho amatora ya komini. Aha nanagaruka ko ikinyamakuru tuzi nk'Imvaho icyo gihe nibwo cyagiyeho. Bakoraga udupapuro tw'umutuku, none indege ikagenda idukwirakwiza, barimo kuvuga bati amatora azagenda atya, dore abakwiriye gutorwa n'abangaba n'abangaba. Kandi ugasanga nako gapapuro kari ku ibara ry'ishyaka rya Parmehutu. Radio Rwanda yo yagiyeho mu 1961, nabwo ari uburyo bwo kugira ngo igihugu kigende kigira inzego runaka, harimo n'itangazamakuru. Hagati y'1960 kugera muri 1963, abatutsi benshi barishwe, abandi bahungira mu bihugu duturanye, ndetse n'abandi bagenda bimurwa bavanwa mu bice byitwaga ko bituyemo abahutu cyane, bajyanwa ahitwa ko hatuye abatutsi benshi, kuko Colonel Guy Logiste yari yaratekereje politike yitwa Tutsiland na Hutuland. Niko twumva rero ko hari abatutsi bajyanwe mu Bugesera na Rukumberi, ndetse no mu gice kimwe cyo mu Mayaga, kubera ko ubundi ubusanzwe Ababiligi muri urwo rwego rwo kugira ngo bagaragaze ko bagifite akazi kenshi mu Rwanda ko gutangwa ubwigenge bagikeneye umwanya uhagije, bari baragiye bakora za projet, ariko zo mu mpapuro gusa, za projet zitwaga iza payizana. Bakareba igice kidatuwe, bakavuga ko hari plan y'imyaka 10 ariko itarigeze ibonerwa ifaranga na rimwe. Aho hantu rero hatari harigeze hashyirwa ibikorwa remezo, niho abatutsi bagiye kujugunywa. Guhera mu 1955, mu gihe hari abakozi ba koloni bashoboraga kuva i Kigali bakajya i Burundi banyuze mu Bugesera, hari ibwiriza ryavugaga ko umushoferi adafite uburenganzira bwo gufungura imodoka, kugira ngo isazi zatsetse zitinjira mu modoka zikaba zakomeza i Burundi cyangwa se zikaza i Kigali. Bigaragara ko ari ahantu byagaraga ko hari habangamiye cyane ubuzima, ariko bikarenga ugasanga
abatutsi bahajyanye kuhatuzwa. Ubutegetsi bwa Kayibanda bwakomeje kubangamira abatutsi kugera mu 1973 mu kwezi kwa kabiri kwa gatatu, ubwo noneho hagiyeho umugambi wo kwirukana abatutsi mu mashuri no mu mirimo. Mwarabyumvise ejo mu biganiro twakomeje gusangira muri politike yiswe Mututsi Mvira. Iyi politiki igihe umuntu yabivugaho byinshi, ariko nagira n'ibyo nakwibutsa dushobora no kugeraho dusanga tukabisoma. Hashize imyaka ngere ngo hari 2, Komisiyo y'Igihugu yo kurwanya Jenoside yegereye bamwe bagezweho ingaruka n'iyo politiki, bandika ubuhamya bwabo. Ariko biratangaje, ni ngombwa kubivuga kuko iyo dutanga n'ibi biganiro tuba tugira ngo twubake n'umwana w'umunyarwanda. Ugasanga biratangaje kuba umwana yirukana cyangwa se agakubita cyangwa akica mugenzi we bangana w'imyaka 12. Ariko nanone ugasanga biratangaje kuba abo bana bo muri iyo myaka nanone bagenda bakajya gutera abarimu babo, bakajya kubatera mu mazu, bakabirukankana abana ubwabo. Kandi kubera iyo politiki tuzi yari iriho, abo bana nibo baje kujya mu myanya y'ubuyobozi, noneho bakomeza politike yo kwica abatutsi no kubabuza uburenganzira bwabo. Habyarimana icyo gihe wari umugaba w'ingabo akaba na minisitiri w'ingabo, yafashe ubutegetsi ahirika Kayibanda. Mu byaranze Kayibanda umuntu ashobora kuvugamo 3. Icya mbere ni ugushyiraho politike ishingiye ku turere. Iyo rwose bigaragara ko yagendeye ku buryo nanone Kayibanda yari yaragiye yegereza abanyagitarama, noneho havuka ubutegetsi nanone bwikubiye cyane cyane mu majyaruguru. Ariko nanone na politike ishingiye ku kuronda amoko. Ku kuronda amoko, ariko ubundi declaration ya mbere yo kuvuga ko kujya mu mashuri, kubona akazi ku batutsi bizajya bigendera ku mibare, yavuzwe bwa mbere ku itariki ya 28 z'ukwa mbere 1961, ubwo ubwami bwahirikwaga. Mbonye umutwa niwe wabivuze. Iyo politiki rero igenda inonosorwa, ishyirwa mu mategeko ku buryo guhera mu 1973 kugera mu gihe cya 90 ubwo amashyaka menshi yagarukaga, politiki y'iringaniza yari izwi muri iki gihugu. Dukunze kuyivuga tukagaruka cyane ku burenganzira abatutsi cyangwa se igice runaka cy'igihugu bagiye bavutswa ku byiza by'igihugu. Ariko nanone iyo politiki yagize indi ngaruka mbi ikomeye cyane, ni ukuba abana babaga bari mu mashuri baratangiye kwiyumvisha koko aho baba baherereye mu byitwaga amoko. Kuko iyo wabuzwaga ubwo burenganzira avuga ati mbonye impamvu nuko ndi iki n'iki. Umwana nawe akaba azi ko hari ibyo afiteho uburenganzira, niyo yaba atabigaragaje atabifiteho uburenganzira, nanone akiyumvisha ko ari umuhutu, kimwe nuko hari uyumvishije ko ari umututsi. Iyi politiki nayo igiye iganirwaho, hari igihe byigeze kuganirwaho muri komite centrale ya MRND, banagaragaza ko kugira ngo habe amanota y'ifatizo ku mwana ntacyo byaba bivuze. Bakavuga bati haramutse habaye amanota y'ifatizo, wasanga igice kimwe aricyo kigiye kwiga. Icyo gihe wari minisitiri w'amashuri abanza n'ayisumbuye Nsekarije yatanze urugero kugira ngo yerekane ko bidashoboka, ngo ubwo se ngo bigaragaye ko abagiye kwiga bose bakomoka mu ntara muri prefegitura ya Gitarama, ngo mwibwira ko ngo ayo mashuri ngo abana ngo mu gice cya Ruhengeri na Gisenyi bataza bakayatwika. Ugasanga rimwe na rimwe arakorana za supposition umuntu yakumva ko zidashoboka. Icyo nshaka kuvuga nuko iyo politiki cyane cyane yagaragaje stigmatisation, niko nabyita, na bipolarisation hagati y'abana b'u Rwanda. Ikindi nanone ni ugushyiraho ishyaka rya MRND, ishyaka
wasangaga ubuyobozi bwaryo bukubiye kuri Habyarimana we ubwe. Nabyo ndaza kubigarukaho mvuga wenda kubirebana n'amasezerano yarusha. Ikindi nanone nuko politiki ya Habyarimana yari yaragajagaje ko azaheza adafite gahunda y'uko impunzi zari mu mahanga zataha. Nabyo byemezwa muri kongere ya MRND yabaye mu 1986. Tuzi kandi ko mu 1987 aribwo abanyarwanda bari mu bihugu bitandukanye mu mahanga aribwo bashyizeho umutwe wa FPR Inkotanyi kugira ngo baharanire uburenganzira bwabo bw'ibanze, ariko nanone n'uburenganzira bw'abari mu gihugu, kuko igihugu cyacu ntabwo cyari igihugu gifite uburenganzira busesuye ku munyarwanda uwo ari we wese. Iyo ntambara mu gihe yari iteye nibwo habonetse urwitwazo ku buryo butandukanye bwo gufata abatutsi n'abandi babita ibyitso, barafungwa ndetse bakorerwa n'iyicarubozo, abandi baricwa. Muri icyo gihe dukurikije nanone politiki mpuzamahanga amashyaka arimo kugenda avuka hirya no hino mu bihugu, ni nabwo havutse amashyaka menshi mu Rwanda. Ayo mashyaka avutse afatanya na FPR, haba kuganira négociation Arusha, ariko bigaragara ko uburyo MRND yabaga yarikubiye ubutegetsi nta bitekerezo bihamye yari ifite, ahubwo buri gihe habaga hari kuzana izo politiki zirebana n'amacakubiri. Aha naho nagaruka ku itangazamakuru kuko aribwo zakangura zari zitangiye kuvuka, ugasanga baragenda bandika aho kugira ngo bagaragaze ko amasezerano yarusha afite agaciro, ahubwo ugasanga baragenda bayannyega. Hariho ahigeze gusohoka bashyize muri karikature Habyarimana, nta maboko afite, nta maguru afite, ameze nk'agahiri hivi, bakandikaho ngo ibingibi ntabwo ari twebwe tubikoze, ngo ni Arusha y'ubugukoze. Kubera iki? Kubera ko igihe kinini Habyarimana yari perezida w'igihugu, ayobora n'izindi nzego zitandukanye nyinshi cyane. Ibyo rero ntabwo biyumvishaga ko hari uwasangira ubutegetsi nawe. Itangazamakuru ryagize uruhare rukomeye cyane mu gukwirakwiza irondakoko no gutoteza abatutsi, nk'uko nigeze kubivuga. Imvaho na Radio Rwanda byavutse mu 1961, kuko kugeza icyo gihe ikinyamakuru cyari kiriho cyari Kinyamateka, cyavutse mu 1933, akaba nacyo mu 1959 cyaragiye mu murongo umwe n'uwa ubutegetsi bwa bukoroni na Parmehutu byashakaga gufata ubutegetsi bakurikije umurongo bafite. Radio RTRM ijyaho mu 1993 itangira gutanga ibiganiro mu kwezi kwa munani, bakoresheje uburyo bwo kugira ngo urubyiruko rwinshi ruyikurikire, kuko wasanga bashyiraho indirimbo nziza ziryoshye zo muri Zaire, ariko mu gihe gitoya ugasanga bahise bahindura, ahubwo baganisha mu bwoko, ariko b'Abanyarwanda n'urubyiruko baratangiye kubikurikira cyane. Kandi abanyamakuru bayo bari baranyamakuru bari barize, kuko wasangaga benshi bari barigeze no gukora muri Radio Rwanda, ariko ku mpamvu runaka bakagenda bavamo. Ibyo rero nabyo umuntu yabigarukaho, kuko akenshi wasangaga Abanyarwanda babyumva, ariko bakabifata rimwe na rimwe nk'ibintu bishobora kuba byashira, ntibibe hari uwafata position runaka. Muzi ko mu gusesengura amateka ya jenoside mu buryo bwa rusange hari umushakashatsi witwa Gregory Staton ugenda avuga stage, inzego za jenoside, ariko yavuze buri rwego avuga n'icyakogombye gukorwa. Aha rero niho nanone wasangaga Abanyarwanda kenshi
abafashe position barabaye bakeya. Mu gihe jenoside yatangiraga ku itariki ya 7/1994, nyuma y'iminsi 2 hagiyeho guverinoma y'iyisi y'abatabazi. Iyo guverinoma yari iyobowe na Sindikubwabo nka president, ikaza akaba yari kumwe na Minisitiri w'Intebe Kambanda. Abo bose nabari baraturutse mu byari byariswe Hutu Power, ijambo ryavutse naryo mu kwezi kwa 10/1993, rivuzwe na Karamira ubwe, kuko muri cya gihe hariho amashyaka. Wasanze noneho cya gitekerezo cyo kugira ngo amashyaka ashyire hamwe akorane na FPR, ahubwo byaraciyemo intege na ya politike yironda moko. Ngarutse gato kuri radio RTLM n'ububi bwayo, mu 1994 mu kwezi kwa 6 nibyo nigeze kuganiraho na Dejo RBA. Nigeze kuyumva uriya munyamakuru Bemeriki arimo kuvuga ngo interahamwe zishe umugabo witwa Sebera Antoine, ngo ariko ntabwo yumvisha ukuntu ngo inzu ye yari yubatse ku buryo bwa etage ngo ikiraho ngaho. Abivuga mu makuru yatangiye muri radio yari yafunguye guhera saa 2 kugera saa 4, avuga interamwe ko nta kintu zimaze, ko inyenzi zigiye kuyicaramo zigahagara hejuru zikarasa abanyarwanda hirya no hino. Isaa 8 RTLM yongeye gufungura, noneho Bemeriki azavuga ngo ndagira ngo nshimire interahamwe kuko biragaragara ko rwose zakoze akazi gakomeye cyane, ngo ya etage y'inyenzi yari maze kwicwa Sebera ngo irimo iragurumana. Arakomeza aregeza nkogeza umupira kugeza igihe avugiye ko yanzu igeze hasi imaze gukongoka yose. Ngiyo rero RTLM, iyo bivuga ko ari urutwitsi ntabwo ari amagambo, ahubwo nibikorwa tuzi byabayeho, none ubu ngo dukwiye gukomeza kugira ngo tubikurikirane bituviremo isomo. Umugambi wa jenoside yakorewe abatutsi washyizwe mu bikorwa ku buryo wahitanye abatutsi benshi mu gihe gito cyane, kubera uburyo mu gihugu cyose leta ya Habyarimana yari yaratoje urubyiruko rwo mu mitwe y'interahamwe, impuzamugambi, CDR, imitwe imwe yitwaga Inkuba yo muri MDR, Turi hose n'amahindure ndetse n'ibindi. Iyo hatabaho ingabo za FPR Inkotanyi, jenoside ntabwo yari guhagarara. Jenoside muri kamere yayo igomba guhagarikwa, itandukanye n'ibindi byaha. Ni nako byagenze n'ahandi hose tuzi, yaba ari jenoside yakorewe abayahudi, yaba yakorewe abanyarumeniya ndetse n'ahandi. Jenoside ntabwo ijya yihagarika, hagomba kuba umutwe runaka uhangana nayo ukayihagarika. Izo ngabo dushima igihe cyose zari zikuriwe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Jenoside yasize ingaruka nyinshi zitandukanye. Ubwinshi bw'abakoze jenoside, abanyarwanda barenga 2 miliyoni bahungiye mu bihugu bitandukanye, nabyo Kantano yajyaga bivuga, avuga ati ese ubundi FPR ko twumva mu itangazamakuru mu maradiyo akomeye hirya no hino bavuga ngo bafashe mu gice kinini, abo ni abantu batazi igihugu cyacu. Igice kinini ni ishyamba ry'Akagera, ni intoki zo mu burasirazuba, ubundi ni bafata n'ubutegetsi bazahasanga nde? Bivuga ngo uburyo abanyarwanda bahungiye mu bihugu duturanye yari politiki nayo yo kuvuga ngo ils vont gouverner sur le vide. Bazayobora ndeko bamwe twarabishe, abandi nabo turabajyanye, bo bazasigarana iki? Jenoside yasize inkomere, abapfakazi, imfubyi n'abana, hari na baburanye n'ababyeyi babo. N'ubu ngo muzi ko hari amaradiyo agifasha abanyarwanda kugira ngo bahure. Hasenyuka inzego zitandukanye,
imari y'igihugu irasahurwa, ariko nanone n'ubumwe bw'abanyarwanda burahazaharira cyane cyane ko n'ubundi politike yari mazeho igihe nta na rimwe yari yarigeze iwushyira imbere. Icyo gihe u Rwanda rwagaragaye nk'aho rwose rutakiriho, ariko abanyarwanda twashyize hamwe twishakamwo ibisubizo. Ihame ry'ubumwe bw'abanyarwanda niryo ryabaye inkingi yo kongera kubaka u Rwanda. Ku itariki ya 19 Nyakanga 1994 hashyizweho guverinoma yumvikanyweho mu biganiro byahuje amashyaka ya politike atari yarijanditse muri jenoside. Uku gusangira ubutegetsi hagati y'imitwe ya politike yari itarijanditse nabyo byakozwe no mu nteko ishinga amategeko ndetse no mu nzego z'ubuyobozi bwegereye abaturage. Guverinoma y'ubumwe bw'abanyarwanda yihutiye gukemura ibibazo by'impunzi zari zaratwawe bugwate na leta y'abicanyi bahungira mu bihugu byo mu karere, ndetse no kwakira no gutuza impunzi zatahukaga zari zaragiye zimaze mu mahanga imyaka igera muri 35. Gucyura impunzi byarihutirwaga, byari ngombwa kubera ko igihugu cyacu ntabwo cyagombaga kuyoborwa hakurikije nk'uko RTRM n'abambari bayo bari barabyifuje. Ikindi cy'ingenzi nanone tugomba kuvuga ku mateka yo kwiyubaka ni ibiganiro byabereye mu Rugwiro byamaze ibyumweru 23, bitangira mu kwezi kwa Gicurasi 1998 kugera muri Werurwe 1999. Niho havuye ibitekerezo by'uko wa mubare mwinshi w'abakoze jenoside bakatirwa dukurikije umuco wacu, dukurikije inkiko gacaca. Ni naho havuye n'igitekerezo ko dukwiye kwishyiraho itegeko nshinga, kubera ko igihugu cyacu cyari kimaze igihe kinini nta tegeko nshinga, ahubwo ari amategeko yagiye ava mu masezerano y'Arusha yari yaragiye yegeranwa. Ihame ry'ubunyarwanda ryabaye umusingi wo kubakiraho u Rwanda rushya. Leta y'ubumwe bw'abanyarwanda yashyize imbere imiyoborere myiza kandi igerwaho, kuko buri munyarwanda wese yumvishe ko agomba kubigiramo uruhare. Nubwo ibikomere by'aya mateka mabi bikigaragara, icyizere ni cyose ku banyarwanda kuko dushyize hamwe kugira ngo hatagira uwakoma mu nkokora ibyagezweho cyangwa ngo ahirahire atekereza kuba yakora jenoside ukundi. Gukumira no kurwanya imvugo z'urwango tubigira inshingano, tubigira ishingiro ry'abanyarwanda igihe cyose tubiharanire. Kwibuka ni igihango cyacu twebwe abakiriho, ababyiruka ndetse n'abazadukomokaho, kuko ni iteka tugomba gushyira muri iki gihugu cyacu. Ni inshingano za buri munyarwanda ku buryo bw'umwihariko. Urubyiruko rukabigiramo uruhare kuko niyo mizero y'igihugu n'igihe cyose. Ni ngombwa kandi no kumenya gusigasira amateka ya jenoside yakorewe Abatutsi no gusobanukirwa umuzi w'icyayiteye, bikadufasha kurinda u Rwanda n'abanyarwanda dushyize hamwe. Mu ijambo risoza umwaka w'2023, Nyakubahwa Perezida wa Repubulika yagejeje ku banyarwanda abifuriza umwaka mwiza w'2024, yagize ati: ikimenyetso kidukomeza kandi kiduha icyizere cy'ejo hazaza ni imbaraga tubona mu rubyiruko. Uyu mwaka dutangiye ni umwaka w'ingenzi mu gihugu cyacu. Twizeye ko tuzumva amajwi menshi y'abakiri batoya mu kugena ahazaza h'igihugu cyacu. Muri uku gukomeza kwibuka twiyubaka, nagira ngo kandi nsoze nshimira RBA uburyo itegura ibikorwa byo kwibuka, kandi ikagaragaza ko aho bariya banyuze bahacisha umuriro n'umuhoro, twebwe ubu ngubu
turimo kuhacisha amahoro, kandi tuzi ko RBA n'ibindi bigo by'itangazamakuru bifitemo uruhare rukomeye cyane. Ikindi nanone nuko tuzi ko RBA iha abacitse ku icumu ijambo, cyane cyane ko tuzi ko igihe kinini bari bararivukijwe. Nabyo ni byiza, biratubaka nk'abanyarwanda ndetse n'abacitse ku icumu. Mu kanya nanone mu gihe umuhanzi n'umubyeyi wacu Mariya Yohana yari arimo kuturirimbira, byaje kunyibutsa ibitabo muri iyi minsi birimo kugenda byandikwa n'abashakashatsi, cyane cyane wenda nk'abasanzwe bakurikira amateka y'u Rwanda mu Bufaransa no mu Bubiligi, aho ndabivuga mu Gifaransa, wenda Mukamabano araza no kumfasha kubishyira mu Kinyarwanda neza, avuga ati u Rwanda ils ont un passé qui est plus présent que le présent. C'est un passé qui ne passe pas. Tuzi ko hashize imyaka 30, ariko iyo myaka 30 ni nkaho hari ejo. Kandi koko mu by'ukuri ibyatuyeho ntabwo bizatuvamo, ariko nubwo bitazatuvamo, ibyari byo byose icyo tugomba kumenya ni isomo ahubwo tugomba kubikuramo. Ndagira ngo rero mbashimire kandi dukomeze kwibuka twiyubaka tudaheranwa n'amateka mabi. Murakoze.